Episode yacu ya gatatu nahangaha tugiye kuba twayihera. Niba wibuka neza muri episode ya mbere twari twasize uyu mwana riri anyereye ahangaha k'umukingo muremure, arangije amanuka nabi yikubita hasi. Twe turi kwibaza ngo ese uyu mwana katandukanye n'uriya bizagenda bite? Ese bazongera bahure? Ubwo aka kana kaje kari kwakura Riri, gusa kari kamubuze. Riri yari yahanutse ahantu harehare cyane, karashakishije karamubura, karavuga ati Riri vayo hano, ntabwo ndongera kugutera amazi. Ati ni ukuri kw'Imana mbabarira uze, ntabwo ndongera, kandi ndagusezeranya yuko ntarongera. Ukurikire. Ubwo aka kana karamushakishije, gusa ahantu bari batuye muri jaride, kandi ahantu batuye ni harehare cyane. Ubwo uyu mwana yakomeje kuza ahamagara Riri, gusa yaramubuze. Ukurikire filime witonze. Barakwereka Riri aho yari yaguye nahangaha, ndetse yari yanakomeretse, yakoze ibisebe, yari yagize ibisebe nako. Maze uyu mwana aravuga ati Nyagasani, uko uyu yakwakura kose uriya ntiyakumva, kuko yaguye ahantu harehare. Barakwereka uyu mwana ababyeyi be ahantu bari yaraje bikubita imbere, aravuga ati mama. Ubwo bahise bamenya ikibaye. Umwana araza kubabwira ati Riri ndamubuze, Riri namubuze. Aba babyeyi baje kumureba bahita bamenya yuko uyu mwana akomeza kubasobanurira, arababwira ati Riri ahanutse ahantu ku mukingo, none ndamubuze. Nyina cyumva iyo nkuru yise yumva ari inkuru y'incamugongo, atangira kurira. Ukurikire filime witonze. Bahise bamenya yuko batapfa kumubona uko byagenda kose, kuko ahantu yari ahanutse bari bahazi. Barakwereka aba babyeyi baje berekeza hano, baje kureba, gusa mama yari ari kurira, ndetse aka kana nako kari kurira. Dadi nawe nuko nguko byari bimeze. Yodisi uku nguku niko bumvise yuko umwana wabo Riri yari akoze impanuka, ndetse hari ahantu yari aguye, sinzi niba wahagwa ukarokoka. Ukurikira. Ubwo aba ngaba nabo bapfuye kuza gushaka, bari kwakura Riri, bari kuvuga ati Riri, gusa uko bakakura kose ntiyakumva. Ukurikire filime witonze. Akantu ku kandi, mama nuko nguko intege zacitse, ndetse na papa aka kana nako tutagasize kari kurira. Ubwo mama yaje kuvuga ati Riri. Uyu mugabo nawe atangira guhoza kano kana, atangira kugahumuriza. Aba babyeyi bombi ndetse n'umwana wabo agahinda karabishe, bashaka ikindi kintu bakora barakibura. Barakwereka Riri nahangaha yari kwakura ati Rose nawe yari kwakura, mbese muri make karumuna kene nyina bari kumwe. Barakwereka aho ngaho hari umugabo wari uri kwigendera avuye kwishakira inkwi. Ubwo yumva aka kana kari kuvuga ati nkeneye ubufasha. Aka kana kaje kari kuvuga kati nkeneye ubufasha. Aka kana kari kaguye mu kindi giturage. Barakwereka uyu mugabo arinje abarakabonye, aza kureba aka kana, arakabwira ati hayi wa mwana we. Ati wa mwana we umeze neza? Akana nuko ibyako byagenze, aka kana nuko byagenze. Ubwo uyu mugabo yakomeje kuvuga ati we mwana, ati kanguka. Areba hirya no hino niba yabona umuntu wamuha ubufasha, aramubura. Arangije aterura uyu mwana w'umukobwa mutoya, nawe uri kubona yuko ari mutoya cyane. Uyu mugabo yaramuteruye, uko yakaguye hahandi yaguye, amahirwe yagize nuko yasanze yaguye ku bishogoshogo. Gusa ibyo uyu mwana n'ubundi ntabwo turi kubiha amahirwe, wasanga byarangiye. Barakwereka uyu mugabo yari yibera hano mu giturage, ndetse ahantu yari aba nta nubwo hari hanaciritse, mbese muri make. Ubwo yaje gufata kano kana akaryamisha ku gitanda, nibura akavura kagakira ntabwo mbizi. Uyu mugabo yitegereje aka kana neza, abona kakomeretse. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi, ndetse utarakanda subscribe biragoye ko wazongera kubona Agasobanuye k'uyu muyoboro. Ahubwo kanda subscribe, share ndetse na comment, kugira ngo tujye tubana mu Gasobanuye ka buri munsi, ndetse utibagiwe na like. Uyu mwana ubanza atapfuye.
kubera yuko iminwa ye iracanyiganyiga. Barakwereka uyu mugabo yaje gukora ubutabazi bw'ibanze, yaje kumufata atangira kumuhambiraho bande kugira ngo arebe niba nibura basi yatabara uyu mwana akaza kumera neza. Ukurikire filime witonze. Uyu mugabo nawe disi ni umubyeyi mwiza, yari kwitegereza aka kana impuhwe zikaza. Barakwereka yaje kukareba aravuga ati wa mwana we, ati uraza kumera sawa. Barakwereka aka kana kaje gukanguka, ndetse kakangukira ahantu kari kubona kadasobanukiwe, katazi neza, maze karangije karavuga ati ahangaha ndi nihe. Maze uyu mugabo ubonye aka kana kakimara gukanguka yarishimye cyane, arangije akabwira ati ahangaha uri ni iwanjye. Maze aka kana karamubaza kati nahageze nte, ati nshaka mama ndetse na dadi na Rita, ati ndabakumbuye. Aka kana katangiye kumusobanura ukuntu kageze hariya, gatangira kumusobanura ko kari gukina na murumuna wako nako na mukuru wako, karangiza kagahanuka ku mukingo. Ati ntago nzi ahantu baherereye. Uyu mugabo aravuga ati tuza uzababona, ati igihe kizagera maze ubabone. Isaba abantu bazongera babonane. Kuzakurikira filime witonze araza kuba wasobanukirwa. Maze aka kana karavuga ati nta kibazo. Uyu mugabo yatangiye kugahumuriza ndetse agahuza n'amarira kari katangiye kurira, ndetse uyu mugabo yumvise inkuru y'aka kana agira agahinda. Uyu mugabo nuko nguko yatangiye kukitaho. Ibyo byarabaye. Barakwereka hasize imyaka 10. Reka batuzane hasize imyaka 10 maze turebe. Barakwereka turi muri cya giturage. Uwo mwana w'umukobwa riri yari yarakuze, urabona yuko yabaye umukobwa w'inkumi rwose. Yari ari gusatura inkwi biri aho ngaho nyine. Nawe urabise abantu bo mu giturage ubuzima baba babayeho nta bundi ni ubu ngubu bwo guhiga, ndetse buri kimwe cyose ntabwo baba bazi ngo ibya gaze ni ibiki, nta nubwo baba bazi ngo imbabura ni ibiki, ahubwo bo bicanira ku nkwi. Barakwereka wa mugabo yaje kuba yapfa. Barakwereka hano ku gituro cye uyu mukobwa, wa mugabo wamutoraguye yaje kwitaba Imana. Barakwereka ubwo riri yaje gufata uturabyo aravuga ati dadi naragukundaga. Uriya mugabo wari waramutoraguye akiri umwana mutoya akaza kumurera, nawe sinzi niba utamwita dadi. Uyu mukobwa hari ahantu yari yarateye indabyo zo kujya arashira ku gituro cy'uriya mugabo. Ubwo riri yaraje gake gake. Ukurikire filime witonze. Arangije araza ashira ku gituro cy'uyu mugabo. Uyu mugabo yari yaramugiriye neza ndetse yanamureze nk'umwana we. Urabona yuko yaje no kuba mukuru, gusa uko yakuze ari umwana. Maze uyu mukobwa aramubwira ati uzaruhuke mu mahoro, uruhukire mu mahoro. Uyu mukobwa yakuze ari umwana uri aho ngaho uciriritse, uwo mu giturage nyine nawe uri kubibona. Uyambarira bote, uhangaha nta mwana wo mu mujyi wakambara bote. Ubwo barakwereka yaratunzwe no gusatura inkwi, yarangiza akajya kuzigurisha. Uyu mukobwa akimara gusatura inkwi arangije azishyira mu gitebo ajya kuzigurisha. Ukurikire filime witonze. Reka batugarure ku rundi ruhande. Barakwereka hari umwana wakuriye mu bakire, umwana wo mu mbyeyi rwose. Barakwereka wa murumuna wa Riri, wa mwene nyina wa Riri, uyu bamwita Rose. Barakwereka mama we na papa we bari kwitegereza amafoto y'uyu mwana babuze. Abo babyeyi bakitegereza iyi foto bakarira disi, amarira akazenga mu maso. Maze uyu nguyu yabibona akavuga ati saba ngaba bari mu biki bari guta umutwe rwose. We yari yarabaye sireyi. Urabona n'iki telefone yari afite n'ubuzima yari abayeho. Uriya mukobwa Riri ntabwo yigeze abubaho, sinzi niba nawe uri kubibona. Ubwo mama yaje kwitegereza umukobwa aza kumukurura, arije aramubwira ati Roza, ati uje uragerageza witware neza mwana wanjye. Ati urabona murumuna wawe yaragiye, ati ni wowe wenyine asigaranye, ati rero uje uragerageza witware neza. Maze uyu mukobwa aramubwira ati mama, ati njyewe ntabwo ndi umwana
uri kugerageza kwigisha. Ati nanjye ndi umuntu mukuru. Amusubiza n'agasuzuguro, arangije arabasezera aragenda. Maze uyu mugabo aravuga ati uyu mukobwa wacu ndabibona yuko adashobotse. Mama nawe yarebaga imyitwarire y'umukobwa we akabona ntabwo ishobotse. Barakurika umukobwa yakomeje urugendo aragenda, akagenda ari kwifata amavideo muri fone. Ubwo ngubwo yaje atari kureba, ahita kubita kuri wa mukobwa Riri. Barongeye barahuye. Uyu mukobwa yari afite igitebo kirimo ibikwi, uriya nawe ari kugenda ari kwifata amaserifi, ari kwifotoza. Abangaba bose babaye bakuru. Ubwo uyarebye telefone ye abona iguye hasi. Arangije abona ikanzu ye, yari yambaye ikanzu y'umweru cyane yera, abona iranduye. Ubwo uyu mukobwa ukurikire filime witonze akantu ku kandi nyaboneka, ntiyagira akantu kaza kugucika. Arangije aravuga ati wa mukobwa we w'umutindi, uri kuva he urerekeza hehe? Ati reba ukuntu ungize. Maze uyu mukobwa n'ikinyabupfura cyinshi aramubwira ati umbabarire. Maze uyu mukobwa aravuga ati ntabwo byumvikana, ukurikire filime witonze. Ubwo Riri yaravuze ati umbabarire. Rose aravuga ati ntabwo byumvikana. Barakwereka Rose yaje gufata igihiri atangira kumukubita. Nyagasani. Ubwo uyu mukobwa aravuga ati wa mukobwa we mvaho. Ati ntabwo nkuzi. Ati mbabarira. Uyu mukobwa Rose yari umunyamahane. Uyu nguyu nawe abonye inkoni zimurembeje aza kwigwanaho, aza kwigwanira, kandi ntabwo bahuza imbaraga. Umukobwa wo mu cyaro n'uwo mu mujyi barakwereka baje kurwana rubura gica. Ubwo uyu mukobwa yafashe iki giti akinaga hariya. Arangije aka gakobwa nakihambizi karavuga ati reka nzinga imisatsi yanjye maze nkwereke uko intama zambarwa. Maze uyu mukobwa aravuga ati sinone ko ntari mbikoreye ubwende, atari ko wanze kwemera, reka tuze duhangane. Barakwereka abana b'ibyene nyina gusa ntibabizi, baraje barambarana. Ukurikire filime witonze. Gusa Riri afite imbaraga zirenze za Roza. Aba bana ni amahasa gusa bo ubwabo ntabwo babizi. Ubwo Roza bamunaze hariya atangira kubona batangiye kumuganza. Maze Riri aravuga ati reka nze nkwereke. Mumbabarire kuvuga amazina biri kugorana. Roza aravuga ati kanze mpaguruke nkwereke. Riri aravuga ati vayo nguhe n'ibyo gupfunyika, vayo hano maze nkwereke, reka nze ngukubite zigusonereho. Ukurikire filime witonze. Ubwo Rose yabonye batangiye kumuganza atangira guhamagara mama. Ukurikire filime witonze. Aho mama na dadi bari batangiye kumva amajwi y'uyu mukobwa Riri. Ubwo Riri yatangiye kumukubita, agiye kumukubita ababyeyi be baje gutabara. Barakwereka papa yahagiriye igihe aratabara. Maze mama aravuga ati umukobwa wanjye umeze neza. Maze Rose atangira kuvuga ati kara gakobwa ntazi kagatindi niko kankoreye ibi ngibi. Barakwereka aka gakobwa kari kakigwana n'uyu mugabo. Uyu mukobwa yitegereje uyu mugabo. Ukurikire filime witonze. Uyu mugabo nawe yitegereza uyu mukobwa. Uyu mukobwa arangije aravuga ati dadi. Ukurikire filime witonze. Aravuga ati dadi nanone. Uyu mugabo yitegereza uyu mukobwa. Abangaba nabo barabibona. Ukurikire filime witonze. Maze uyu mukobwa arebye nyina aravuga ati mama. Uyu mugabo arebye ku kuboko hari icyo yarebye aribuka. Ukurikire filime witonze. Arangije yerekana mama. Mama ako kanya yahagurutse atarwiyambitse. Ukurikire filime witonze. Uyu mupapa arangije aravuga ati uyu ni umukobwa wacu. Mama aje kureba areba ikibibi yari azi ko uyu mukobwa arakibona. Ukurikire filime witonze. Mama yese yibuka aravuga ati Riri aza guhobera umukobwa we. Imyaka yari ibaye myinshi batabonana. Mama yaje guhobera umukobwa. Uyu mukobwa nawe aza guhobera mama. Aravuga ati mama nari narakubuze. Ukurikire filime witonze. Mama yarishimye arangije aranarira. Maze arangije aravuga ati Riri wabaga hehe? Uyu nguyu nawe arabyitegereza. Ubwo ngubwo Riri aravuga ati iminsi myinshi mama nari ngukumbuye. Maze Roza arahaguruka aravuga ati utambwire yuko ura ari Riri.
ukurikire filime witonze. Maze dadi aramubwira ati ni Riri, ati reba uriya ni mushiki wawe. Maze uyu mugabo aravuga ati Riri, twari tugukumbuye, ukurikire filime witonze. Aka gakobwa karengeje nako kamwenyuramo karavuga ati Riri, aka ngaka wibuka niko kamuhirise. Maze uyu mukobwa aravuga ati Roza, umbabarire, ati kuko ntabwo nari nzi ko ari wowe. Aba bakobwa nabo batangiye bari kurwana, baje kuyambiranamo. Aba ngaba baje guhoberana disi. Ukurikire filime witonze urebe ukuntu urukundo. Ubwo Roza nawe yaje kuvuga ati Riri, umbabarire, nari nakwibesheho. Ukurikire filime witonze. Maze Riri aravuga ati byiza rwose kongera guhura nawe, ati kandi nizeye neza yuko ibintu bijya kugenda sawa. Ubwo abo ngabo bose uko ari famiye barongeye barahura nyuma y'imyaka myinshi. Ukurikire filime witonze. Ubwo batangiye gufata uyu mukobwa baramutwara bamujyana mu rugo, batangira kumufata kumwita. Uyu nguyu we arebye abona nta muntu mwitayeho, ariko aravuga ati ibi ni biki bitangiye. Kandi wibuka uyu mukobwa anagira n'imyitwarire mibi. Ibyo ngibyo nabyo byarabaye. Rero ubwe ngo ngiye kubashakira udusobanuye tw'ubwenge. Ubwo ntibwatinze barakwereka Riri bamugejeje mu mujyi, bamugejeje mu rugo. Baraje bamubwira ati dore mu rugo n'aha ngaha, ahoze ari iwanyu kuva kera. Ati rwose kaze neza mu rugo iwanyu ku babyeyi bakubyaye. Ati kandi ntugire ipfunwe ryo kuba wakwisanzura. Ati rwose isanzure. Maze mama aravuga ati buri kimwe cyose ukeneye aha ngaha kiba gihari. Ubwo rero nta kintu utagomba gufata. Barakwereka bahise bamubwira ati reka tukujyane maze tujye kukugaburira, dore ko waba unashonje. Barakwereka uyu mukobwa yahise agira umujinya, ararakara. Ntibwatinze barakwereka bageze ku meza, barakwereka ibiryo byo mu mujyi byari bitandukanye n'ibyo mu cyaro. Wibuke uriya mukobwa yaryaga ari uko yaciye inshuro, yaryaga ibiryo ari uko avuye kugurisha inkwi. Ageze hano abona ibiryo bihari bitandukanye n'ibyo yagiye ararya byose kubera ko yakuriye mu cyaro. Baraje baramubwira ati Riri, apeti rwose. Batangira bamuhereza agasosi. Uyu nguyu arabibona, abona we batangiye kumwirengagiza. Urebe nanone ishari. Riri barakwereka yatangiye kurya, noneho batangira no kumusukira n'icyo kunywa. Barakwereka na papa yo kumubwira ati akira n'ibi ngibi byose, akira. Ubwo ngubwo uriya mukobwa bakamwihorera, atangira kugira umujinya, atangira gufata isahani y'ibiryo we aririra, nta muntu wari umwitayeho. Barakwereka n'ibiryo yari agiye kurya, mama yahise abifata, arangije abihereza Riri. Uyu nguyu aravuga ati mama, ibyo ni ibiki uri gukora? Uyu nguyu mama aramwirengagiza, ahereza Riri, aramubwira ati rata irira. Maze uyu mubyeyi aravuga ati ariko reka twite ku mwana. Ati wowe hari igihe utaryaga? Maze uyu mugore aramubwira ati rata apeti mwana wanjye. Uyu nguyu akabibona, abona bari kumwirengagiza. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Ubwo Riri yarariye, uyu nguyu nawe atangira guhekenya amenyo, atangira kuyakorogoshora. Ubwo papa n'uyu mukobwa barishimye. Ibyo nabyo byarabaye. Ukurikire filime witonze. Barakwereka Riri baramuzanye, baza kumuha icyumba ari bwararemo, baza kumuha icyumba azajya arabamo. Baramubwira ati dore rero ahangaha niho ukwiye kujya uraryama. Iki ni icyumba cyawe, urabona haratatse neza, harimo ibipupe ndetse harimo n'ifoto y'aba babyeyi n'aba bana bakiri abana. Maze uyu mugabo aramubwira ati rero kaze wisanga, aha niho mu cyumba cyawe, ahangaha niho ukwiye kujya urarara, ahangaha harimo buri kimwe cyose wakenera. Uyu nguyu nawe arabibona, icyumba bamuzanyemo kirarenze kuruta icyo araramo, agaskerayo. Ukurikire filime witonze. Maze uyu mugabo aravuga ati nyuma y'imyaka myinshi twari tugutegereje mu rugo, rero twari twarakwiteguye. Ati ahangaha twari twizeye neza cyane ko tuzakubona, niyo mpamvu twari twateguye aho tuzagushira umunsi uzaba waje. Maze uyu mukobwa aravuga ati papa nawe mama ndabashimiye cyane, murakoze. Uyu nguyu arabibona.
ukurikire filime witonze. Maze aravuga ati ndabashimiye mwembi. Barakwereka abangaba barahoberanye. Mama nawe aravuga ati okay, byiza cyane kongera guhura nawe. Ati gusa nari ngukumbuye cyane mwana wanjye. Maze Roza aravuga ati nanjye nakorire, aravuga ati nari ngukumbuye nanjye mama. Ubwo Roza ari kubireba. Maze mama aravuga ati byiza cyane, ati reka tugende ngufitiye surprise. Uyu nguyu aracyabibona Nyagasani, ibintu filime igiye kugenda kuba yaryoha. Uyu nguyu akomeza kurunguruka, arangije aravuga ati reka ndebe surprise bamufitiye. Ubwo barakwereka baje gufungura akabati, bamwereka imyenda myinshi kandi myiza cyane. Uyu mukobwa iyi myenda kuva yakabaye mu buzima bwe ntabwo yari yegeza yitunga. Dore umujinya, dore Roza ngararakara, dore ngarakomeza kugira umujinya. Maze uyu mugabo aramubwira ati Roza, iyi myenda ni iyawe, ugomba gutangira kuyitaho. Uyu nguyu atangira gufunga ibipfunsi, atangira kurakara. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi, umbwira ngo niki kigiye gukurikiraho. Ararakara kandi uyu nguyu ni mukuru we, ni mwene nyina bavindimwe. Uyu mugabo aramubwira ati buri kimwe cyose uzakenera ntabwo uzigera ukibura mu buzima bwawe. Aramubwira ati iriya myenda ni iyawe, niyo nakuguriye. Uyu nguyu akomeza gufunga ibipfunsi, maze arangije aravuga ati kubyihanganira birananiye. Aravuga ati no, simbyumva. Abangabo baramureba baravuga ati nukubera iki uyu mukobwa afite kuva muri iyi nzu. Nyagasani, ese azavamo gute? Episode yacu nuko nguko tuyisoje, tuzahurira muri episode ikurikira. Ndabashimiye mwebwe mwese mwagiye mu ntega amatwi, ndabakunda cyane. Ciao ciao.